kuko abasambanye bose ntibabafata nta nubwo bose bigenda kuriya iriya ni operasiyo yakozwe na Satani. Ikindi hari igihe Imana iba yaragucyashika kubuza umwuka yarakakubuza hanyuma ukazageraho ukajya kumugaragara. Biriya rero ni ibisanzwe mu buzima. Twakomeza uriya mago tukomeza ngo niyihangane. Twabwira n'uriya mugore nawe kuba yarabikoze aracyariho haracyari ibyiringiro. Mu kibi niho hava icyiza, mu kidashoboka niho hava ikidashoboka. Gukora ibyaha n'ibibanga uhita ugenda wumve yuko byarangiye. Bariya rero ni abanyabyaha nyine baguye mu cyaha Satani abashyira ku mugaragaro nibihangane. Iyo ni imvugo y'umuntu washwawe, iyo ni imvugo y'umuntu wafatiwe mu cyuho, ntabwo ari imvugo. Nta kindi yari kuvuga. Kandi muyifatika biragaragara ko uriya mugabo yari yarihanganye igihe kinini kuko ibimenyetso yari abifite. Ababare anababarire hanyuma ibyo bigende neza. Umuntu niwumva ngo ni umugore w'umuntu biba byihariye. Sinigitangaza ko wavuga ibintu byinshi abandi bakavuga ibintu byinshi. Ejo wundi ukazabona bari kwifotozanya amafoto basubiranye. Urero siwe mugabo wa mbere utwaye umugore w'abandi. Nta nubwo ari we mugore wa mbere utwaye usambanye. Banjyanye uya wigira ubwoba wibimbaza. Muri ribu baricana. Ribu ntabwo yicana, ribu ni urwego rushinzwe umutekano. Banjyanye muri ribu nibye, bajyaga banjyana muri polisi natwaye retroviseur z'imodoka. Ubu njyanye kuri polisi kuko narwanyije inyigisho z'ibinyoma, ubwo cyaba ari ikibazo gikomeye. Kandi bariya twavuganye niba ari abakozi b'Imana tugomba guhura, tuzahura ibyo babikemure. Hari RIB ifite akazi k'umutekano w'igihugu, RIB ifite akazi igomba gukora. Ntabwo bafite rero ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni bitoya abantu bahura bakaganira. Tuzahura nabo tubiganire igihe cyose bazabitegura. Ukeneye ko mvuga kumbwa azagenda akorana ikiganiro n'imbwa yanjye. Yes, nguhaye ikaze kuri kamera za BigTown TV. Amazina yanjye nitwa Emi, niyo mazina yanjye. Urajya kuri Instagram yanjye niko usanga nitwa, ubundi following tujye tubasha kuganira umunsi ku munsi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Yes, rero nta bindi nshobora kuba ngiye gutangira iki kiganiro utameze neza cyangwa unanameze neza, ariko nimba umeze neza isengesho ryawe urihindure uryerekeze mu mihana y'abandagaye. Pastor, iyo ndirimbo urayizi? Ivuga ngo mwana wanjye nubone isi gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho na n'umwukuzi. Urayizi? Ndirimbo gute? Ni ya Charles Kagame. Irimo amagambo meza cyane nkunda cyane. Niyo mpamvu rero uyu munsi negereye Pastor Yongwe kugira ngo tuganire. Tugiye kuganira iby'ijambo ry'Imana. Ntabwo tugiye noneho muri bya bintu oya. Tugiye kuganira iby'ijambo ry'Imana. Ariko Pastor wambaye neza pe. Ni kubera urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe. Umuririmbyi yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana yose narayihawe. Nayihawe nkimara kumenya Imana. Iyo wakiriye Yesu uva mu bujiji ukajijuka, uva mu rupfu ukinjira mu buzima, uva mu kurimbuka ukinjira mu bugingo buhoraho. Yego. Urisobanukirwa. Hari abantu batunze byinshi batarisobanukirwa. Ariko iyo wakiriye Yesu Kristo birabango kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wajijutse umenya ibyo wambara, ukamenya ibyo urya, ukamenya n'uburenganzira bwawe. Reka dusuhuza abatwumva tubanze tubavuge ngo idigiri minute. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, guhura n'ibitangaza by'Imana ni nonaha. Intare ibyara intare, imbogo ibyara imbogo, Imana ibyara Imana. Niba Imana isa neza natwe tugomba gusa neza. Niba Imana ari umucyo natwe tugomba kuba umucyo. Niba Imana itsinda natwe turabatsinze. Niba Yesu yaranesheje natwe turabanesha. Haleluya. Niba ari umunyembaraga natwe turabanyembaraga mu bwami bw'Imana. Turabavuga rikijyana twarisobanukiwe. Gukira rero ni nonaha no kubohoka ni nonaha. Yes Pastor, reka nangira mwifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 kandi mwifuriza no gusoza uyu mwaka neza amahoro. Na idigiri minute turi gusengera wa 22 uyu washoje. Iyatangiranye n'umuntu wese uri kunyumva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere muri uyu mwaka izanasoza, kandi bitarakozwe muri uyu mwaka bizakorwa mu mwaka uri imbere. Kwizera kuva mu mwaka kukwinjira mu wundi mwaka ntabwo kurangirana n'umwaka.
hari abantu ibintu byabo byakoretse muri uyu mwaka, hari n'abandi bigiye gukoreka, byanakoreka habura iminota 30 kugira ngo umwaka urangire. Kwizera gukuramo gushidikanya ni igitangaza. Yes pastor, uri pasteri, uri umukozi w'Imana, uri apotre, ariko wenda reka mbanze nkubaze ku buzima bwo hanze wenda aho gatonya numve nimba nabyo byo bikorekerana. Ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi hari gucicikana umugabo wasanze umugore warimo amuca inyuma kandi barasezeranye imbere y'Imana ariko batarasezeranye mu mategeko. Ntawe nka pasteri wenda iyo tugiye mu mibanire y'abantu cyangwa ku bantu muri no myaka barambagiza, ibyo bintu bibonye bivuga hiki? Ibyo mbibonye mbivuga ko Satani akora. Ibyo ni bimwe nyine byerekana yuko Satani ari umugome. Satani akwereka ibintu ko ari byiza wagera imbere hanyuma akagutura mu mutego. Iyo ni operasiyo iba yakozwe na Satani, kuko abasambanye bose ntibabafata, nta nubwo bose bigenda kuriya. Iriya ni operasiyo yakozwe na Satani. Ikindi, hari igihe Imana iba yaragucyashika kubuza umwuka akakubuza hanyuma ukazageraho ukajya kumugaragara. Biriya rero ni ibisanzwe mu buzima. Twakomeza uriya mugabo tukomeza ngo niyihangane, imbere y'ubuzima burakomeza. Twabwira n'uriya mugore nawe kuba yarabikoze aracyariho, haracyari ibyiringiro. Mu kibi niho hava icyiza, mu kidashoboka niho hava ikidashoboka. Gukora ibyaha n'ibivanga uhita ugenda wumve yuko byarangiye. Uriya muntu agakiza karacyarindira uriya mugore, agakiza karacyarindira uriya mugabo. Nibihangane, ejo habo ni heza, ejo habo bashobora gukomera, bashobora kuvamwe abakozi b'Imana. Ibintu byose biho kugira ngo twige, kandi Imana yigishiriza mu bintu byinshi. Bariya rero ni abanyabyaha nyine baguye mu cyaha, Satani abashyira ku mugaragaro. Nibihangane. Pastor, umugore yaravuze ngo ubukwe twakoze bisa nka hari anniversary twari twakoze. Iyo ni imvugo y'umuntu washwawe. Iyo ni imvugo y'umuntu washwawe, iyo ni imvugo y'umuntu wafatiwe mu cyuho, ntabwo ari imvugo. Nta kindi yari kuvuga. Bagufatiye mu cyuho ugaragaza ko n'ubundi niyo mvugo y'umuntu wafatiwe mu cyuho. Nta kindi yashoboraga kuvuga. Kandi muyifatika biragaragara ko uriya mugabo yari yarihanganye igihe kinini kuko ibimenyetso yari abifite. Uriya mugabo ni yihangane rero. Umutima wihangane, anihangane, anababarire hanyuma ibyo bigende neza. Ako pastor, ubu wataha uvuye mu kazi, uvuye gushakira ibitunga umuryango, ukaza ugasanga undi muntu mu cyumba cyawe wubatse uri ubumwe n'umugore washatse, ukavuga ati umuntu wahita umubabarira gutyo? Buri ibintu by'umugore n'umugabo biragoye, sibyo? Ibintu by'umugore n'umugabo biragoye, birihariye. Muntu niwumva ngo ni umugore w'umuntu biba byihariye. Sinigitangaza ko wavuga ibintu byinshi abandi bakavuga ibintu byinshi. Ejo wundi ukazabona bari kwifotozanya amafoto basubiranye. Basubiranye. Bari muri honeymoon. Bari rwose. Wajya kubona ukazabona baranasubiranye. Icyo nabasaba ko ari umugabo ibyamubayeho arihangana, n'umugore ibyamubayeho birihangana, kandi nyine n'ibyaha byakozwe biragaragara. Umugabo yabonye ukuri, n'umugore abona ko ibyo arimo Imana itabishaka. Uriya nawe wafatiwe mu cyuho mu buriri bw'undi muntu, nawe abona ko ibyo ngibyo barihanganira ingaruka z'icyaha bakoze kuko gihanwa n'amategeko. Ariko ibindi niba barasezeranye, umwe afite uwo basezeranye, amategeko azabireba. Gese niza amategeko nize evangelization, ariko ibyo barihangana. Urero siwe mugabo wa mbere utwaye umugore w'abandi, nta nubwo ari we mugore wa mbere utwaye usambanye. Ahubwo tubwire n'ababikora babyihorere, bajye mu rusengero bakizwe, bakorera Imana. Iki ni igihe cyo kureka ibyaha, ni n'igihe Satani ari koshya abantu yarangiza akabashyira ku mugaragaro akabakoza isoni. Jesse, ni Pastor Yongwe, turi mu gihe cyo gusoza umwaka. Uyu mwaka wakugendekeye gute nka Pastor Yongwe? Ibintu byose je mbyita idigiri mini dig. Wangendekeye neza, utaha nawe uzagenda neza. Ayidigiri mini digi nukuva mu bwiza winjira mu bundi, nugutsinda nukunesha, nuguhindura uburyo wumvaga ibintu.
wumvaga ibintu twebwe ntivuga ngo nta kigenda ngo biracitse ngo byararangiye ngo nta nzira ihari ngo ndamwaye oya mu kimwaro ni Imana ikuri cyubahiro mu bidashoboka ni Imana kuri bitarashoboka imishinga itarakoretse muri uyu mwaka izakorwa mu mwaka utaha amafaranga mutabonye muzayabona business zitagenze neza imbere ni heza reka nsozanye n'abantu mbabwira muri izi mpera z'umwaka mbabwira ngo nibongere confidence ongera confidence tegura ataka winjire mu mwaka wataka nuze kwinjira mu mwaka ufite ubwoba ngo ntabwo bikunda ngo byarananiranye ngo noneho oya ejo hawe haba heza ahari kurira hararira umuntu bwacya mu gitondo ejo impundu zikavuga ejo rero zizavuga buri muntu wese agira samediye na dimanche hari umunsi watashye ubukwe bw'abandi ariko nawe uzataha bazataha ubwawe hari umunsi wakoze amafaranga urayabura ejo azaboneka hari umunsi abantu bakwanze winjira mu ntambara ejo uzaba mu nduru umupira uridunda mu kibuga wowe uri kunyumva icyaha kibi ni ukwiyahura icyaha kibi ni ukwitakariza icyizere icyaha kibi ni ukwigirira nabi ejo hawe ni heza rero ayidigire iminidig gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha ubutunzi buri muri jye icyubahiro kiri muri jyewe abantu bataranyemera ngomba kwiyemera abantu bataranyumva ndabanza niyumve abantu batarankunda ndabanza nikunde abantu nibandwanya jye ndavuga ko Imana yanjye iracyari yamana ivuga bikaba itegeka bigakomera. Ni Pastor Yongwe niwe tukiri kumwe Apotre Joseph Yongwe ndacyari kuri wowe kuri uno mwaka kwa ibyo wagiye utangaza uyu mwaka wahuyemo n'intambara nyinshi wahuyemo n'ibikugerageza byinshi ku ruhande rwawe nta kintu byigize biguhungabanyaho muri uno mwaka mu ntambara wahuye nazo? Ibigeragezo ni nk'akarungu mu mahwa, ibigeragezo ni amavuta nisiga ibigeragezo ni ibihe babandi basakuza muri twa tugambo dutandukanye twiterabwoba n'utundi uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Imana ihamagaye Nehemiya amaze guhabwa impapuro zo kujya gutema ibiti ngo yubake Yerusalemu. Hahagurutse abagabo batatu, hahagurutse Sanibarati, haguruka Shemu, hagurutse abagabo batatu harimo Sanibarati na Tobiya na Geshemu. Bahaguruka baje gusenya umurimo w'Imana. Nehemiya arabwira ngo nta mpamvu zo kwica umurimo w'Imana mwabagabo mwe nata umurimo w'Imana nkumva amagambo. Uyu mwaka nahamije Imana uri imbere nzayihamya cyane. Uyu mwaka narwanyije abapfumu umva uri imbere nzabarwanya cyane. Uyu mwaka nasenye ibicaniro by'abayari uri imbere kuva ku itariki ya mbere nzabarwanya. Uyu mwaka narwanyije abapastori b'ibinyoma bashyigikira abapfumu umwaka twinjiyemo nzabarwanya cyane. Uyu mwaka naravuze ukurikiyeho nzavuga cyane. Uyu mwaka narahanuye ukurikiyeho nzahanura cyane. Uyu mwaka nabwiye ngo abantu bayidigire iminidigi mutegereze rero nta karaba icyo nzavuga umwaka utaha ntabwo nzagitangaza. Ndi mu masengesho. Uri mu masengesho? Ndi mu masengesho. Ntabwo rero nabango nagize intambara ni izihe? Intambara ni bamwe bavuga nizo kurwana n'umupfumu nizuko umupfumu yavuze. Intambara nizuko abantu bavuze ngo banyifurije ibibi. Intambara ntabwo ari izo. Nzi ibyo ndimo. Uzi ibyo urimo? Umvira ijambo. Nzi ibyo ndimo. Ndi kubwiriza ubutumwa kandi ntabwo umuntu wese azafata impano nk'iyanjye. Imana impamagaye nka Eliya kugira ngo usenye ibicaniro by'abayari. Imana impamagaye nka Yeremiya kugira ngo nsenye inyigisho z'ubuyobe. Undi nawe afite uko Imana yamuhamagaye. Buri muntu wese yubakwe kuri iryo buye kandi yubakwe aburufatira uruzima rukomeye. Aha rero ntabwo nabanga umwaka wagenze nabi. Abana banjye ni bazima, narabyaye mu mwuka, narabatije, narahanuye, nirukanye abadayimoni. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ikibazo kiri hehe? Ariko uyu mwaka ushoje hari abakubwira ati twakujyanye muri RIB. Banjyanye uya wigira ubwoba wibimbaza. Muri RIB baricana. RIB ntabwo yicana. RIB ni urwego rushinzwe umutekano.
jewe banjyanye muri ribu nibye bajyaga banjyana muri polisi natwaye retroviseur z'imodoka bajyaga banjyana naciye inzugi bajyaga banjyana muri polisi nanyweye urumogi na kore bajyaga banjyana muri polisi natwaye ibikapu by'abanyeshuri mbibibye hano mu mujyi bagiye ku ishuri ubu njyanye kuri polisi kuko narwanyije inyigisho z'ibinyoma nahamije Yesu nkarwanya abantu bashyigikira abapfumu ukanjyana kuri polisi kuko nabwirije ubutumwa bwiza ubwo cyaba ari ikibazo gikomeye uyu mwaka wagiye ugiramo scenario ibyo navuze byaba ari ikibazo gikomeye kandi bariya twavuganye niba ari abakozi b'Imana tugomba guhura tuzahura ibyo babikemure hari RIB ifite akazi k'umutekano w'igihugu RIB ifite akazi igomba gukora hari inshingano nyinshi bafite kwigisha guhugura gucyaha gukumira ibyaha mu rwego rw'igihugu ntabwo bafite rero ibibazo nk'ibyo ibyo ni bitoya abantu bahura bakaganira tuzahura nabo tubiganire igihe cyose bazabitegura. Yes. Ikindi uyu mwaka ujya gutangira avuze ati njye uyu mwaka nzashinga televiziyo Yongwe TV muzayibona. Wicaye naho ukorera se sobanura bari hano babango nzashinga Yongwe TV izo ntebe wicayemo urabona zanditseho ngo iki ni hehe none ushaka kwerekana studio tutarataha ku mugaragaro I dig mini dig abakozi bari mu kazi barakora I dig mini dig abakozi bari mu kazi barakora I dig mini dig ibikorwa byaratangiye roca ahubwo ni ryari uzagomba ngo nzashinga televiziyo abandi bari guhembwa baragatangiye naho uracyari mu magambo uracyari mu magambo isi yarafashwe imyanya yarafashwe akazi karatangiye abakozi bari guhembwa amakontara abantu batangiye kurya imigisha ibonekerwa muri Yongwe TV wowe uracyari go nari ituro ntabwo birayemera ko pastor hamatura abakristo ibyo ntabwo byemera ibyo ni ibyanditswe byera bifuramye Bibiri ivuga yuko ahubwo yuje kunde utaza n'umutwe gusa uzana amaturo ibi bajye babimenya pastor atungwa n'amaturo twebwe turaba pastor duhabwa amaturo dutungwa n'amaturo na bamwe basakuza ngo batanga amaturo bajye baceceka niba taduha amaturo bazaduha amabuye bazaduha inkoni bazaduha induru bazaduha iki twe nta mugabane tugira turaba pastor dutungwa n'amaturo n'Imana yaduhaye ntabwo rero Bibiliya yemera ko pastor akora mu mufuka ngo ahe munyamakuru amafaranga ndaguha amafaranga gute kandi wowe ugomba kuma ahubwo nkagusabira nkagupromotinga nkakuzamura mu rwego rwo hejuru nkakwirukanaho imivumo n'inyatsi na karande ukaba umunyamakuru ufite imodoka nziza ukava mu busiruateri dore urashaje ukabona umukobwa urongora ukabona inzu mu mujyi wa Kigali ukareka kubaho mu buzima bubi abasore mubaho nabi tubaho nabi gute se none utabaho nabi kubera iki dore icyanwa ubwanwa bwarakurenze uriyogosha ibisugura ibibi gusa gusa urumva ibyo bisobanura iki fata icyemezo bano bakobwa mwiriranwa urongo reba urashaje umukameramani wawe arashaje turirwa tuguha amafaranga mu biganiro YouTube iraguhemba urabya ngo ngo ndumva naramubuze bamwe mugendana nawe nyoko yabyaye mereza iyo telefone yawe ndebe yuko ntabo urara uteretuhehita akira niba yiguhe akira henda nyiguhe fungura nese nuyima ndamenye uko bakuramo kode akira nyine rara rutereta ubu ndebye nasanga mu tuntu twishi twerekana yuko ukeneye kubaka urugo none iyo ni imigisha ya Pastor Yongwe bari kuvuga wenda bari guhanurira uyasukuhanurira ati ngo wanjye ngari hariya bari none singari umukobwa hariya harabako mufata ibyemezo iyo utinze gushaka imbaraga z'umubiri zirashira
zirashira. Sebundi pastor wenda tukira kuri izo nyigisho ni sawa. Umaya kandi ga topic. Ubundi umusore cyangwa umukobwa yemerewe gushaka ni ikihe gihe atemerewe kurenza wenda nk'umukristo atarabona urushako. Umusore cyangwa umukobwa. Umuntu wese w'umusore urengeje imyaka 20 itegeko rivuga 21 ko ushobora gushaka, ariko kumva uri umusore ukagenda ugakubita 28 30 ukorera amafaranga utari mu mashuri nta kindi ni umwuka w'ubusambo wo kutisobanukirwa. Ugasanga umuntu ni umusore afite imyaka 36, ubwo se muri 50 ubwenge buzatangira kunanirwa, uzangire kurwara za rubaga impande, udufite utwana turaho, ubwo se uzadutunga gute umukobwa? Ariko ntabwo waje iwanjye ubundi kuri terura wona mfite imyaka nk'ingahe. Bwira abandeba wona mfite imyaka nk'ingahe. Ikintu kibimbwira imvi zaraje. Imvi Jinga nibyo nyine. Twebwe dufite abana b'inkumi baratereta na wowe uracyara aho ngaho uri umusore urogosha ubwanwa uramanuka Nyamirambo utere turamanuka Nyabogora utakimisaga uriranwa n'abanyamakuru warangiza nzashyiraho uburinzi bantu mumeze gutyo. Ubundi ndaje no kubakatira mu biganiro. Uraza abantu mudafata ibyemezo nzakatira mu biganiro. None se urabona wenda reka tuvuge ninge wenda wiboneye urabona nko mu bantu bakore ukorana na biganiro sibyo cyangwa n'amateleviziyo ndetse ko duheruka shobuja bagiti ariwe mbwira kufata ubukwe gukora ubukwe ntabwo yarongoye undi nari imereye nabikoresha itamashike ntabwo yarongoye. Nyibutse undi Yago inde Yago nawe aragutanga wese ntazagutanga ukiri aho ngaho. Urabizi neza se we komeza cyenda we byihorire komeza yidigiri mini dig ega wasangwa ega dufata ibyemezo turongore none ko ariho mujya uzansezeranya. Ya ntabwo ari ugupfa gusezerana y'ubuyoraguye ukuyariya nabyo bigira inshingano byubahiriza. Hari inshingano zubahiriza hanyuma bagusezeranye. Kandi nanagusezeranye Imana ifite abakozi y'Imana beshi bagufasha. Dushishikariza abatubwira tubabwire ko gutinyuka ukubakuru ntabwo ari ibintu bibi, ni ibintu byiza kandi niyo musingi w'iterambere. Hari umugisha Imana itaguhura umusore ishobora kuguha. Ababiri iyo bari kumwe barasusurutsanya, umugozi w'inyabutatu nta muntu ushobora kuwuca. Tubwire abantu rero ngo ntukwiye gutinya n'ubundi byo uzahura nabyo. Gusaza rero n'umugambi wa Satani, kandi umuntu ashobora gufata icyemezo agakora ubukwe buciriritse ariko akubaka urugo. Yes, urakoze cyane. Hari akantu twari dukomojeho uravuga ati abantu bamwe hari igihe umuntu avuga ikintu akavuga ati subi iki kintu umuntu akoze yazagishora. Uravuze ati mwitege Yongwe Air, iyo ni indege. Yongwe TV yo abantu mu minsi mikenya muraza nyine kuza kubibona. Noneho nawe urabyemeye. Nuko uvuye kuntembereza mu cyumba nahabonye ibintu ni sawa kabisa, ibintu ni sawa, ibintu bimeze neza. Ahubwo ubwo n'abantu bashaka no kwamamaza ibikorwa byanyu ntiwumva, ahubwo abakeneye kwamamaza muri Yongwe TV na idigiri mini dig. Ntabwo ari ibyo gusa, tuzanakora n'ibindi. Twavuze ko tuzubaka amazu manini muri uyu mujyi y'ubucuruzi yitwa Yongwe House. Twavuze ko mu abantu bavuye hanze bagomba kuzajya bagenda mu modoka hariya ku kibuga cy'indege cyanditseho Yongwe Eka. Umvise imodoka amatagisi vatiri muzayabona. Twavuze ko muzabona imodoka zanditseho Yongwe TV bari kuzitera amarangi, muzazibona mu minsi n'imbere. Twavuze ko abantu mukeneye gutembera babajeni mukaganira, tugiye kuhakorera za Yongwe Coffee, za Yongwe Coffee. Umvise Yongwe Shop, Yongwe Coffee, ibyo muzabibona mu minsi y'imbere. Turajya Burayi, abantu mukeneye kwambara amajinisi meza n'inkweto nziza tubashingira iduka twambika abajeni, abantu babakire n'abasirimu. Byose ni Yongwe, byose ni Yongwe Smart, ni Yongwe Shop, ni Yongwe Business, ni Yongwe Media, ni Yongwe Eka, ni Yongwe House. Egareka ni Yongwe kufite ubwoba. Indege zaremewe ndetse abo zaremewe biswa yahe mazina abo mburetse mu bintu by'indege mwarabikomeje ngo naravuze ngo Imana izama indege. Je nagiye muri Aziya Dubai mbona uburyo sandagaye ku kibuga utabasha kubara umubare wabo. Abo barazivukanye
Imana yacu ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira kubera imbaraga zayo ziri muri abantu bangahe bafite indege zabo ku giti cyabo? Bangahe bafite indege zabo ku giti cye? Niba hari batatu nzaba uwa kane, niba hari umwe nzaba uwa kabiri, niba ku isi ari umwe azabegewe. Kuki wumva iyo ukenye ugira ngo n'abandi barakenye? Capacity ya konte yanyu urayizi? Iyo ukenye ugira ngo n'abandi barakenye? Connection mfite urayizi? Iyo ukenye ugira ngo iyo waburaye ugira ngo n'abandi baburaye? Iyo ushonje ugira ngo n'abandi bashonje? Kuki ibyo mwabikomeje ngo Yongwe yaravuze ko azagura Yongwe? Nimuyibona mujye mureba mu kirere, nzandikaho ibinyuguti binini kugira ngo urugambo ruzashire. Zaremewe ndi inganda zirakora, indege zirahindura. Inganda amategeko arahindura. Ikibuga kigiye kubaka, umubyeyi nyakubahwa perezida wa repubulika bati twubaka ikibuga mpuzamahanga. Icyo kibuga mpuzamahanga kizagwaho indege mpuzamahanga gusa, n'abanyarwanda hazagwaho izacu. Hega ibintu birakomera, umupira uridunda. Nubona aho u Rwanda rwacu rugeze, uretse nubona aho igihugu cyacu cy'u Rwanda kigeze. Imbara twirukiye Burayi, twiruka za Amerika dusaba visa. Hari igihe abanyamerika n'abanyaburayi bazajya batereta bajye bamamagara ati Joseph wansengeye u Rwanda rukama visa. Umupira uridunda. Ugira abawudunda. Abawudunda nyine leta iri kudunda umupira kugira ngo abantu bose bamenye ko u Rwanda ruyobowe n'abagabo wangu barakora. Reka baze bakubariza imihanda ijya hejuru ica mu kirere muzayibona. Reka baze bakuzanire gare ya Mosha mubanze muzibone, sibyo? Reka banze bakubaka ibizu binini muri uyu mujyi n'ibiri kubakwa n'ibyanjye bizamukemo, hanyuma urebe. Hano rero mwarabicikirije. Hari abantu basaze, buri muntu wese avanga Burayi. Ni mugende Burayi, yewe ndi hano hapa Kigali. Imana y'u Burayi na Amerika niyo mana ya hano. Imana ya Canada na Faransa n'umujyi niyo mana ya hano. Hose Imana yangira hakura. Ndi hano Kigali rero, nawo nteganya kujya. Umutekano urahari, ubuyobozi burahari, ibyiringiro birahari. None hano nta bindi, sibyo? Hano ni hano service nibyo wuzuza bakaguha service. Nta gukanga nguri generali, nguri ministiri, nguri umunyama. Oya, ni service wuzuza bakaguha ibisabwa. Uburenganzira bw'umunyarwanda bwarigishijwe kuva ku mudugudu kuzamuka kugira nzu uburenganzira bwanjye. Rero niba nzu uburenganzira bwanjye se bwuko nkora bigatera imbere, urambira ko bitazakunda? Nzabaza niba umunyarwanda byemeye kugura indege, kandi narabajije biremewe. Hari itegeko rihana umunyarwanda waguze indege? Warabajije? Rirahari, ririhe? Haravuga ngo Joseph, hari uwamamagara ambwira ngo nubwo indege wayigura ngo ntabwo wabona imisoro. Imana yaguha imodoka ukabura ubwishingizi bwayo, ukabura kwishyura parikingi. Ibyo mubyihorire, ntabwo ari ibyo. Kandi ukeretse niyo ndege iguruka mu kirere, mfite niyo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Musi umwe tuzamera amababa y'umwuka, tuzamuka tujye kubana n'umwami wacu Yesu Kristo akaramata. Abatesalonike ibice 5:20 ngo kuko umwami Imana azaza ahagarare ku bicu avuga ijwi rirenga nk'irya marayika, abapfuye bizeye bazuke. Nanjye Yonguriho n'abandi turo ngo tuzamuke tujye kubana n'umwami wacu akaramata. Izo mbaraga zizatuzamura, imbaraga zankuye mu muhanda. Haleluya. Imbaraga zankuye mu muhanda, imbaraga zankuye mu rumogi, imbaraga zankuye mu Rusimbi, imbaraga zankuye muri Kanyanga, imbaraga zankuye aho nabaga. Zananirwa izo mbaraga kumpindura aho ngeze. Zananirwa kumpindura aho ngeze. Eka niba mutaza ahubwo mureke kunkoresha ibiganiro, muce hano kwa Rubangura, mukate quartier commerciale, mumanuke munsi y'isoko rya Nyarugenge, muzamuke ku nkuru nziza, mwumva amateka ya Yongwe. Pastor, ngewe wenda dusuba inyuma gato, n'ubundi umwaka uri kurangira, turi kuganira ku ijambo ry'Imana risoza n'umwaka. Wenda nicyo wateganyirije abanyarwanda muri rusange cyangwa se n'abakristo bawe, wenda wabona uyu munsi aribwo dukoze ikiganiro gisoza uno mwaka. Oya, tuzakora ibindi. Umwaka urarangira ariko isezerano ntirirangira. Tubwira abantu ko umwaka urangira ariko isezerano ntirirangira. Isezerano rihora ritangira. Umwaka urarangira ariko isezerano ntirirangira. Puraningi zirahinduka iyo umwaka ugize, ariko amasezerano yo ntahinduka. Ijambo ry'Imana riragira ingoma igihumbi karikurikira. Iby'Imana yavuze muri uyu mwaka bimwe byarasohoye, ibindi bizasohora mu mwaka utaha. Kuba rero nta umuntu adakoze ubukwe
muri uyu mwaka ubutaha buzaba ko umuntu atabonye fiance itegeko rishingira ntabwo ryawe, ko umuntu ataguze imodoka inganda ntabwo zahagaritswe, ko umuntu business atayishinze ubutaha azayishinga. Ejo hawe ni heza mukobwa, igirira icyizere. Ejo wa mugabo igirira icyizere, nta kibazo. Ibyo nakoze nyine ko system y'isi yubatse. Umwaka urarangira mu minsi 366 cyangwa n'itanu. Hirya yaho rero isezerano ririturuna rikongera rikagenda rikagenda mpaka igihe kode zizavamo umuntu agahura n'ibimukwiriye. Mpaka igihe kode zizavamo. Wenda reka twitseho gatonya. Navuze ngo abantu bashaka kwamamaza ibikorwa byabo baze kuri Yongwe TV ubaka kanya n'abantu batangire ba deposit ku bantu bashaka kwamamaza. Ariko se Yongwe TV zabigizwe na department zimeze gute? Ni imyidagaduro cyangwa zabishingiye ku ijambo ry'Imana? Ibyo jewe ntabwo ndi directeur wa televiziyo, ibyo ntabwo ari je babibaza. Dufite umukozi ushinzwe marketing, kwamamaza no kugurisha n'ubucuruzi. Dufite directeur wa radio, dufite umukozi ushinzwe itangazamakuru. Ibyo urabimbaza je biri mu nshingano zanjye. Oya je ndi umushoramari, ntabwo nyobora televiziyo. No ntabwo ari ibyo urambaza ibyavura ntari umushoferi. Je ntabwo ndi umushoferi. No iyo wisobanukiwe umenya inshingano zawe, ayo makuru hari abantu bayahemberwa, uzaza kuyabaza kuri televiziyo. Je urambaza ibyo ngibyo ubishinzwe ahemberwa iki? None se waguze ko tutazi kare wowe uzaza? No ndakubajije jya wemera ko ibyo nkubajije ubyumvise, sibyo? Jya wemera ko ibyo nkubajije ubyumvise. Wowe urambaza iby'ubujyanye n'ubucuruzi. Hari umukozi wicaye muri biro ubishinzwe, injira muri biro ubaze. Niba ushaka akazi jya kwa deregiteri akwereka uko bigenda. Nakubajije ikibazo, nakubajije wacyumvise. Nakubajije ngo televiziyo Yongwe TV abantu bazayikurikira ese ni gospel gusa? Ni ikigo cya business, twebwe turacuruza. Nuzana amakuru tuzayavuga, nuzana umuziki, ndirimbo y'umuziki bazayigucurangira, bazakubwira ibisabwa. Nuzana iya gospel bazayikubwira, nuzana filimi bazabikubwira, nuzana ibiganiro nyarwanda. Ni televiziyo y'ubucuruzi. Nuzuri pastor ukeneye kubwiriza bazaguha umwanya, hariho n'umwanya wanjye. Ibyo rero ni business turimo. Ubwo abantu ntabwo ari y'idini, kuko ntabwo ari y'idini, nta nubwo ari iya cace, ni televiziyo y'ubucuruzi. Ubwo abantu narimbarije ikibazo bacyumvije, nubwo ngo yari yicishije hirya no hino akanjyana mu bintu bya marketing, nawe yari yacyumvishije. Imana ishimwe, ni televiziyo Yongwe TV, ni televiziyo y'ubucuruzi. Ni ikintu kuri Yongwe nzahari kitazabaho, ni ibintu bivuga Imana nabi. None se wavuga Imana nabi? Wavuga Imana n'abayivugiye kuri BigTown nza gutongana? Noneho ubwo se waza kuvuga Imana nabi? Undi hari ibintu nakwihanganira, sibyo? Uramutse ugiye kuri YouTube ukavuga Imana nabi, umuntu wa mbere ubona niki? Uramutse ugiye kuri YouTube ukavuga igihugu nabi, uraza kubona jewe ubone na RIB. Ibyo ni bibi. Ndiki muri ibyo wenda jewe nuvuga Imana nabi, nzaho Imana yankuye, nzaho Imana yagize gute yankuye. Nuvuga igihugu nabi, nzi imbaraga z'igihugu. Igihugu cyabayeho ntarabaho, kinabaho ukivuga nabi utarabaho. Ibyo urabizi neza. Mwari muri ahariko abayobora igihugu babayeho igihugu kiriho. Inzego z'umutekano zabayeho igihugu kiriho. Yongwe yabayeho igihugu kiriho. Iyo uvuga nabi igihugu uba uri feke mu mutwe, uba ufite ikibazo. Sawa? Ubwo rero aho ngaho ndakubwira uko byamera kose, uri umunyarwanda waba uri mu mahanga cyangwa waba uri hanze, urasengera igihugu cyawe, sibyo? Ugikunde. Kandi ahantu hose habaho ibintu bitandukanye, uraza kujyawe. Nawe rero waba uri umukristo cyangwa waba uri umupagani, ukuriye kwemera ko utiremye ko hariho Imana ishobora byose. Nujya rero ngo uri pastor, uri umunyamakuru ukavuga nabi Imana, ufite ikibazo. Ufite ikibazo kwa muganga. Kuki rero? Ubwo rero ntabwo uzaza muri studio ya televiziyo Imana yamaye ngo ujye gutuka Imana. Oya, uwo munyamakuru namubaza icyo ashinzwe, icyo ahemberwa. Yaba ari fake. Nta nubwo wajya gusebya igihugu, kuko igihugu televiziyo ibayeho kuko igihugu cyayemereye kuyibaho.
yes, Imana ishimwe kandi himbazwe cyane ku bwa Yongwe. Wenda tugarutse ho gatonya, hari abantu bagiye noneho bakomanta ku magambo wagiye uvuga, kandi wenda nta rundi rwango ahubwo ari ibineza neza by'Imana wavugaga biri muri we, bigatuma uvuga ati aho Imana yankuye n'ubu imbwa yanjye ibiryo irya ntago irya nyine nkiba mu gipangu cy'umuntu w'umukire. Abantu babifata n'abati ni ukwishongora. ukeneye ko mvuga kumbwa azagenda akorana ikiganiro n'imbwa yanjye, kuko jewe ntabwo ukeneye amakuru y'imbwa iba mu rugo azagenda akorana ikiganiro n'imbwa. Je mfite amakuru ku rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe, mfite amakuru kuri Noheli igiye kuba, ntabwo mfite amakuru y'imbwa. Birabagwa imbwa zitoragura ubuvungukira bwa Nyamutunzi, mwimbaza amakuru y'imbwa. Cyangwa se agiye hawe epfo mu ishyamba araza kuhabona imbwa akorana ibiganiro n'imbwa. Nta biganiro mfite kumbwa. Imbwa n'imbwa tufite ibiganiro kuri Noheli isobanura ivuka rya Yesu, tufite ibiganiro kuri Bibiliya yera. Ibyo biganiro bijyanye n'imbwa ababikomeza nabo baba bafite ububwa nyine, cyo gihe bazajya gushaka imbwa baganire. Tubwire abantu Imana, iby'imbwa tubireke. Tubwire abantu imbaraga zikiza abantu zikababohora, twe kuvuga iby'imbwa. Tubwire abantu ibitangaza bya Yesu, twe kubwira abantu. Ni nkamwe bafite ibiganiro nyine ngo mvuga n'aba abantu bashyigikira abapfumu. Abo bararwaye bafite virusi, nibajye kwivuza. Bafite virusi nyine. Virusi ni iyihe? Bafite virusi. Ega virusi zose ntabwo kwa muganga bazipima. Hari ibyuma bitabona izo za virusi. Virusi yo mu buryo bw'umwuka barahengama. Barahengama. Nibandeke rero mvuga Imana, nzaho Imana inkuye naho ingejeje. Nibandeke mpamya Imana, niki Imana ihagurukije kuyihamya. Nibandeke mvuga imbaraga zayo, narazibonye. Nibandeke mbabwirize mfite icyo kuvuga. Ntabwo waza kumviraga umuntu yavuze amagambo. Bavuga amagambo, Imana yaravuze ijambo. Hari abantu bavuga mu gihugu nkagira ubwoba, wenda kuko nzi inzego bayobora nkabitaba nkisobanukirwa. Hari abantu rero batazavuga ngo ndare ntasinziriye. Abo rero ntabwo tubagize. Ariko wenda akantu nari nkubajijeho, wenda nubwo uhise ubishyira mu yindi context, hari ukuntu ukunda kuvuga ati umuntu wumva ko we Yongwe ng'abantu wenda baciriritse gutyo na gutyo, wenda dukomeje kuri karagasaga wenda kabayemo nubwo karangiye, ikibazo cyarangiye abantu bakavuga ati hari igihe ukunda gukoresha amagambo ngatari meza kandi uri umukozi w'Imana. Rero niyo mpamvu nari nkubajije icyo kibazo. Hari urundi rwango bivugana amagambo atari meza se bashaka nkoresha yake? Dufata ikibi tukita icyiza, dufata ikigoramye tuvuye ko kigororotse, dufata icy'umukara tukita umweru. Hari umunsi Yesu yabwiye abafarisayo ati mwabana b'inshiramo, inshira urazizi zimwe zo mu ishyamba, mwabana b'inshiramo. Hari umunsi yababwiye ati mwabituro mwe bisizingwa. Hari umunsi yababwiye ati mwabafarisayo mwe mu minini mibu hanyuma impiri mukazimira bunguri. Ndekiraho rero wanyumvise ibyo utumvise ntubyumvise. No ngo baminini mibu impiri bakazimira bunguri, mwabana b'inshira. Ntabwo amagambo, ntabwo Bibiliya irimo amarangamutima gutereta ndagutereze ndakwiyinya. Bibiliya umubi mwita umubi, imwiza ikamwita umwiza, umukiranutsi ikamwita umukiranutsi, umupagani ikamwita umupagani, umukiranutsi ikamwita umupagani. Urashaka rero ibintu byose ndasaba inzira se? Kiyo sindi umukozi wa leta, nta nubwo ndi umukozi wa company, sindi n'umukozi w'umupfumu. Cyenda umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ni gutya rero, ntabwo ari inyuma. Kandi iyo mvuga Imana nzi ubudahangarwa bwayo, nzaho inkuye. Kera nkiri mu muhanda ko BigTown mutaje kuma ibiganiro, kera ngisa nabishonje ko mutaje kundeba. Imana yaranzamuye irambwira ngo impaye icyo kuvuga musaza. Ukeretse namwe n'amateleviziyo mpuzamahanga azaza kumbona, azaza nkora ibiganiro. Ukeretse namwe ibiriyo mutumvise ibyo mvuga hano mu Rwanda, abanyaburayi bazabyumva. Nzajya i Burayi, nzabishyira mu Cyarabu, nzabishyira mu Gifaransa, nzabishyira mu Cyongereza. Naidigiri mini dig. Abavuga rero ko izo ndimi zose ntabizi biyorere, ubwo baranyuzuriza. Ubwo abaherwe tumaze guhura nabo ku isi nibo bamvugira, bazabimenya. Yes, ako kantu uvuze ni sawa. None hari abantu bavuga ngo ati Yongwe urakize, uvuga ko ufite amafaranga imitamenwa, atariko ntago uragaragara ufasha. Ntabwo ndagaragara nyine mfasha. Bibiliya sirabango nitujya gufasha tuhamagara itangazamakuru.
ababikora ubwo oya ndakubaza birabago nitujya gufata dutangaza itangazamakuru uyu munsi aho duhuye naguhaya ngahe ubu nyatangaze rekeraho wiyavuga rekeraho twebwe ntabwo ari uko bibiri yivuga si uko bibiri bivuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukundi ntukukabimenye ibyo ni ubufarisayo mutaza kunera ngo Yongwe yamaye ibiceri ubu ningurira umuntu umufuka w'umuceri nzahamagare BigTown nimugura umufuka w'umuceri n'agakarito n'akaritiro kama n'akajerekani k'amavuta na kawunga nzahamagare ibyo ni ubufarisayo ngo ntabwo bisaba kuba kurya iwanjye kuri Noheli n'ubu wambuke batetse nunahagera byarangiye uvuge bagutekere hari ababishinzwe ntabwo turya kuri Noheli twebwe turya buri munsi nta nubwo dutangaza imigisha kuri Noheli tuyitangaza buri munsi Yesu Kristo agiye kuvuka reka tubifate nka anniversaire kuba Kristo bishatse kuvuga iki bishaka kuvuga nyine ivuka rya Yesu uvuka rya Yesu munsi Yesu yavukaga Yesaya 9:5 nuko umwana yatuvukiye duhaye umwana w'umuhungu azitwa igitangaza Emmanuel Imana ikomeye data wa twese umwami w'amahoro bisobanura anniversaire igihe umwami w'amahoro Imana yiyerekaga abantu inyuze mu mugore ari we Mariya uwo munsi nicyo bishaka kuvuga ni umunsi mukuru isi yose yubahiriza imijyi bakayidekora abantu bagasabana bakibuka uwo munsi Imana yagendereye mu bantu bivuga ngo umunyabyaha uwo ari we wese niyongera avukane na Kristo ni umunsi wo kuvukana wo kwibuka nkanjye ndinde kugira ngo menye Imana nkanjye ndinde kugira ngo ubuzima bwanjye ni umunsi wivuga butumwa rikomeye muri za cace wo kwibutsa abantu urukundo Imana yakunze Yohani 3:16 kuko Imana yakunze ari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka umunsi Imana yatanze umwana wayo w'ikinege araza ku isi azanye umucyo usimbura umwijima ni umunsi rero ukomeye Yes pastor reka wenda ngusabe ikintu cyangwa ngusabe umwanya mutonya wenda ubwira abantu ikiri ku mutima wawe ubakakanya ku kijyanye na Kristo ubabwira ikintu kiri ku mutima unanasengere n'abantu ubundi wenda nk'iminota nk'itanu Imana iguhumujya ikindi ku mutima biraba ngo Yesu Kristo ko yari kera na n'uyu munsi niko ari Noheli ntabwo ari umunsi wo kurya n'amarushanwa yo kwambara ni umunsi wo kuzirikana urukundo Imana yakunze abari mu isi sibyo Noheli ni umunsi wo kuvuga ngo Kristo ongera uzukire mu buzima bwanjye haraho nacumuye haraho nakoze ibintu bidatunganye haraho ntakubashye haraho nicanze mu bintu ongera uvukane ni umunsi wo kuvuka kubu Kristo bundi bushyashya mu mutima wa buri muntu wese wizera ivuka rya Yesu ndetse n'urupfu rwe no kuzagaruka ni umunsi wo kuzirikana ni umunsi abapastoro abashumba abantu batandukanye bategura inyigisho zo kwerekana urukundo Imana yakunze abari ku isi mwarangiza mukaza kubyibuka musabana mubana mu buzima bwa buri munsi tubwire abatwumva rero iyo umwaka ugiye kurangira nabyo Noheli urabizi ko nyuma y'iminsi 7 haba bonani usanga harimo igice yakoze ibitangaza muri uyu mwaka hakaho n'igice cy'abandi satani ariko ngorera ko nta cyabaye gutekereza cyane no gusengera abantu batemera ivuka rya Yesu ndetse n'urupfu rwiwe babandi batemera Noheli batemera Pasika bakaba batabyemera ni umunsi wo kuzirikana kubasengera kugira ngo urwo rukundo rw'Imana nabo rubagereho barwibuke nicyo cyari kiri ku mutima nicyo cyari kiri ku mutima ikindi rero nyine ni ukubwira abantu ko babengwa idigiri mini dig ntihavuke Yesu gusa ahubwo havuke n'imigisha ibonekerwa muri Kristo Yesu Yesu yaraje umucyo usimbura umwijima muri uwo mucyo rero harimo umucyo w'ibintu bitandukanye umucyo w'amahoro umucyo w'ibyiringiro umucyo wo gukira indwara n'imivumo umucyo wo gukira karande umucyo wo kumva ko bwabubata bwari bubasa abantu bagendera mu mwijima w'icuraburindi basenga imana zitarimo satani yica abantu uko ashaka bakamenya yuko muri Yesu Kristo iyo umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri akakira Yesu Kristo yakira imigisha yose ibonekerwa muri Kristo Yesu ntabwo ari ukuvuga ngo jewe ndizihiza Noheli
nemera noheri, nemera pasika, Yesu ndamwizera. Kwa kumwizera hagaragare n'ibitangaza byakozwe n'imbaraga za Yesu Kristo. Nibitanga kwizera Yesu Kristo nukwemera ibitangaza byayo, nukwemera urukundo rwa Yesu, ukemera imbaraga za Yesu, ukemera n'ibitangaza bikorwa na Yesu Kristo. Ibyo ukabyemera, ukabyizera, ukabyakira, ukanabigenderamo, ukakira n'imigisha ibibonekeramo. Yes. Pastor Imana iguha Imana iguha tuganiriye amagambo meza, tuganiriye ikiganiro cyiza. Wenda ntarasoza, reka ngusabe usengere n'abandi bantu bakurikiranye BigTown TV. Reka tubwire abantu ngo ni 0788 ni 54 11 18. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha. Ntuzinjire muri noheri ufite agahinda, ntuzasoza umwaka satana agusakuriza. Oya, isezerano ntabwo rigira amanda. Rihora riva mu mwaka rikinjira mu wundi. Kandi reba ibyakoretse, hanyuma ubishyira imbere y'ibitarakoretse, ubwire satani ngo yakoze ibi ngibi, izakora n'ibindi. Nyagasani Imana iri mu ijuru, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, mu mbaraga z'umwuka wera, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha. Dusengeye abantu bose bitegure noheri nk'ivuka rya Yesu, kugira ngo Yesu avukire mu buzima bwabo, bakira imigisha yonerwa muri Kristo Yesu, kandi bakira imbaraga zo gukizwa no kubohoka no gusoza umugambi w'Imana kuri bo. Umuntu wese uzumva iki kiganiro yandure confidence zo kwigirira icyizere, zo kwiyumvisha ko yakora n'ibiruta ibyo twibwira, zo kwiyumvisha ko yakora n'ibiruta ibyo dutekereza, kugira ngo umugambi w'Imana n'intego y'Imana igerweho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, Pastor Imana iguha umugisha. Nshimire buri muntu wese ukurikirana BigTown TV. Amazina yanjye nitwa Nyawe, narindi kumwe na Kebro kuri kamera, niwe umfasha umunsi ku munsi kugira ngo nibiganiro nkora bibagereho. Pastor ndagushimiye, kandi Imana ikomeze kukurinda, igukomeze ikwagure mu mirimo uteganya gukora ndetse no gukorera igihugu cyawe. Nshimire buri muntu wese, mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022, kandi muzasoza uyu mwaka neza, muzawurye, muzabarye. Imana ibarinde.